Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Tiger Empire Entertainment turabasuje twizere ko mumeze neza cyane. Reka twongere tubahe ikaze tubabwire ko tugiye kwa tuganira hano kuri Tiger Empire Entertainment YouTube channel tubagezaho amakuru agiye atandukanye y'ingeri zose birumvikana, amakuru arebana na sport, imikino igiye itandukanye, amakuru arebana n'imyidagaduro, amakuru arebana na cinema, utuntu n'utundi byose mu bisanga hano kuri Tiger Empire Entertainment. So ubwo rero mukande subscribe, nyamuneka mudushigikire mukande subscribe, ibintu birushaho kugenda neza gatanu kuri gatanu. Reka tubabwire ko tuje kuri uyu wa mbere uyu munsi kabisa, muri kano kanya turaje ngo tube tuganira kuri byinshi byabereye muri weekend, cyane turaza kuba tugaruka ku makuru y'imikino yaranze iyi weekend hano mu Rwanda. Ni byinshi iyi weekend yari bize urebye, ntabwo yari bize cyane mu ba sportif, ariko nyine hari imikino yagendaga iberamo cyane guhera ku munsi wo kwa gatanu. Ibyari bimeze neza cyane. Ubwo rero nibyo tugiye kwa twibandaho, tugenda tureba n'utundi dukuru dukomeje kugenda ducaracara birumvikana. Dutangireho tudatinze ku munsi wo kwa gatanu, hari umukino wa gishuti wahuzaga ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Gasogi United ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya APR Football Club Stadium Ikirenga hariya Ishyorongi. N'umukino warushakwa cyane ama ekipe yombi mu by'ukuri yakwa ngo bakomeze barebe imyiteguro ku bakinyi babo bahagaze gute, fitness, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye ama ekipe yombi yashakaga kureba uko ahagaze. APR rero ibyaje kurangira itsinze ibitego 4-0 ikipe ya Gasogi United. Ni ibitego bya Nibizi Ramadan, Victor Mbaoma, Chidie Bernobodo ndetse na Muhammadu Ramini nibo baje kuba batsindira iyi kipe ya APR Football Club. Mutoza ati dukoze ibyo twashakaga kandi dutsinze ibitego byinshi, nibyo ati ni ibintu byiza byo kwishimira. Ati rero no muri shampiyona niko dushaka kubigenza kandi bizakunda. Ati ishatse ikintu n'ubundi ugishizeho umwete n'imbaraga zawe zose birakunda. Bamwe mu bakinyi bagiye batandukanye nabo bati barimo Nibizi Ramadan nabo bati na amakosa turi gukora twakoze mu mikino ibanza nicyo gihe cyo kuyakosora, hanyuma tugahita tugaruka neza muri shampiyona. Kandi twakizeza abakunzi bacu ko ibintu bizagenda neza cyane uko nabo babishaka. Ngayo ngukora byari ku munsi wo kuwa gatanu, biza kurangira gutyo nyine ikipe ya APR igaritse KNC ibitego 4-0. Wari umukino wa gishuti. So kuwa gatandatu rero mu karere ka Kamonyi mu Nzove byari ibindi byari ibicika. Mu Nzove, ubwo nivuga mu Nzove murahita mwumva ibyari byo. Ni ikipe ya Rayon Sport, murabizi ko ariho ikibuga cyayo cy'imyitozo kiri, hanyuma akaba ari naho icyicaro cy'umuterankunga wayo mukuru ari rwo uruganda rwa Skol ruherereye. Niho rero haberaga inama nteko rusange yahuje abanyamuryango ba Rayon Sport, amafani club agiye atandukanye. Baza rero mu nama yabereyemo n'amatora birumvikana yo gushyiraho komite nyobozi nshya y'ikipe ya Rayon Sport. Byarabaye ndetse biza no kugenda neza cyane, higiwemo byinshi bigiye bitandukanye. Perezida wa Rayon Sport nyine perezida umuntu uhuye n'umuntu akakubaza ati ninde perezida wa Rayon Sport, ni uwitwa Twagirayezu Tade muri 2022. Icyo nabonye nyine uko yari vice president cyangwa se vice president wa Rayon Sport, ubwo yigize kongiriza ubwo nyine Uwayezu Jean Fidel, kuko
yungirizaga Uwayezu Jean Fidele, yigeze kuba vice president. Hanyuma hajemo na perezida w'urukiko, navuga ngo ntabwo ari urukiko ahubwo ni uw'urwego rw'ikirenga, supreme level niko twabyita. Perezida w'urukiko w'urwego rw'ikirenga rw'ikipe ya Rayon Sport yaje gutorwa aba Paul Muvunyi, kwango ibintu by'amategeko n'ibiki byose ibintu byananiranye, ni Paul Muvunyi uzajya ubikontorora. Kwango nawe afite inshingano zikomeye cyane, ariko siwe perezida w'ikipe, afite nawe ibyo azajya abazwa, ariko se perezida w'ikipe nawe afite ibyo azajya ayuzuza mu nshingano, ariko ntabwo ari perezida w'ikipe. Perezida w'ikipe ni Twagirayezu Tade, bombi muri manda y'imyaka 4. Ibyo byose izo nshingano bazazibamo mu gihe kingana n'imyaka 4. Hanyuma witwa Rukundo Patrick yakomeje kuba umubitsi w'ikipe ya Rayon Sport, ni mu gihe Gacinya Chance Denis yabaye umujyanama mu bya tekinike muri komite nyobozi nshya y'ikipe ya Rayon Sport. So nuko byari byifashe mu Nzove, perezida mushya aratangaza, aravuga ati ati shampiyona yatangiye turi mu myanya ya nyuma, turi no gutsindwa ndetse nta cyizere, atariko twaragarutse turazamuka, ubu turi ku mwanya wa mbere. Ati ibyo byonyine iyo mbirebye nkabisesengura nsanga ari icyizere kigaragaza ko turi n'abakandida bakomeye cyane kuri iki gikombe cya shampiyona, turi serious kandi tugomba no kucyegukana. Ati rero gahunda dufite ni ugutwara iki gikombe uyu mwaka, ati nta cyaduhagarika. Atabareyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batubiye hafi, baze ku kibuga badushyigikire, ati natwe ibindi bazabitubaza, kuko tuje twambaye twikwije, ku mufuka, mu kibuga, nyine ibintu byose ngo Rayon Sport nibwo yaza. Uwo ni Twagirayezu Tade, nyamara tariki 7 z'ukwa 12 abivuge yibuka ko ari umunsi w'urugamba, ni daribi ndetse biri n'amahiri. Umukino wa mbere nibo bazawakira, nuko ngo rero barasaba kwitegura mu buryo bukomeye cyane kugira ngo ibintu bizagende neza cyane. Ni amatora, abakunzi ba Rayon Sport mwarabyishimiye cyane muvuga muti wow, ibintu ibyo twari dutegereje. Hanyuma rero ni ugutegereza tukareba nyine umusaruro uzavamo ngo ni uwuhe. Hanyuma rero kuri iki cyumweru dukomoje kuri ayo ma ekipe ya APR na Rayon, Ferwafa yatangije irushanwa ryavuga ngo ry'abatoya, cyane ry'abatarengeje imyaka 17, rigomba kuba rikinwa n'ama ekipe ya hano mu Rwanda dusanzwe dufite muri shampiyona, yaba mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, tukagira ama ekipe mu bahungu n'abakobwa. Ku ikubitiro rero na amarushanwa yatangiye hirya no hino mu gihugu, ariko ku rwego rw'igihugu navuga ngo ama ekipe yarifunguye ni ikipe ya APR y'abatarengeje imyaka 17 n'ikipe ya Rayon Sport mu bahungu y'abatarengeje imyaka 17. Hanyuma umukino igice cya mbere ni umukino harimo ishyaka, urabizi ko aya ma ekipe n'ubundi amakipe akunze guhangana aho yahuriye biba ari ibindi ntibita ngo ni mu bana cyangwa se ngo mu bagore, oya bihora ari ihangana rikomeye cyane. So wari umukino wari waje rwose no kurebwa n'abantu ngo batari bakeya bari bahari ku kibuga, ushaka kureba se Rayon na APR mu batoya bihagaze bite. Ni igice cyane umukino waratangiye urangira igice cya mbere ibitego 7 bya APR batsinze Rayon mu buryo bworoshye cyane rwose, 7-1 cya Rayon Sport, ndetse umukino uza kurangira ari ibitego 9-1. Ni ikintu cyagaragaje nyine ko ni ibintu ruca abana birigaragaza. Ikipe ya APR mu mitegurire y'abana, development y'abatoya
nimba ifite akademi nk'Intare n'ibiki byose, ni uruca abana kuri Rayon Sport. Biratandukanye. APR ni ibintu ni daily activities babihoramo buri munsi. Ariko amakuru mfite ngo nuko ikipe ya Rayon Sport y'abatoya rwose n'amarushanwa cyase n'ibiki imyitozo yijyamo ari uko hari umukino bari bukine na academy gaherereye hari i Nyanza, ngo bahura ari uko rwose hari ikintu kiri bube, naho ubundi ntabwo bafite ubwo bushobozi bwo kuba babatunga ngo babonere ibinyenerwa nyine nk'iby'abana abakeneye no kwiga n'ibiki byose. Ubwo rero urumva ko warya kuri APR barya neza, baragaburirwa ibintu byose, amasomo bafatira ku gihe, imyitozo afite ibikoresho bihagije. Nyine ugahita ubona ko hari ibintu bitandukanye, nubwo benshi bagiye bitwaza ngo APR ifite abarengeje imyaka 17 bafite ngo 20-23. Ntabwo ariko bimeze, abana bakuze neza, abandi nyine narimo ikintu cyo kutitabwaho neza. Nimba imyitozo se bayikora ari uko babonye hari amarushanwa bagiye kwitabira, abandi bakaba babihoramo, ahize ko banaseringa n'abakinnyi bakava mu ntare rwose bakaba bazamurwa muri za Marine cyangwa se no mu ikipe nkuru ya APR Football Club. So urumva ko rero ni uruca abana. Nuko rero byaje kurangira ibitego 9 bya APR under 17 kuri kimwe cya Rayon Sport under 17. Abantu barati tariki 7 noneho bizaba ari imiriro. Nuko ibintu byifashe, nuko iyi weekend yari ihagaze hano mu Rwanda. Bwo rero iyi ni Tiger Empire Entertainment, kanda subscribe, update nk'izi ngizi ziryoshye zigiye zitandukanye zigufasha kumenya uko biba byifashe hirya no hino, uzisanga hano kuri Tiger Empire Entertainment. We kanda subscribe nyamuneka kudufashe, ibintu bizarushaho kugenda neza cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza.